ndaguhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana ihora intangaza. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana ihora intangaza. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana ihora intangaza. Wahaye ubuzima bwanjye agaciro, naruwo gupfa urangwa n'ubugingo, imitwaro yaremereye warayintuye, none ubundi ndegembya muri we arampagije. Ndamushima, 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 ndamushima. Yoyoyo Yesu ndaguhimbaza ku mirimo yawe wankoreye, ku mirimo yawe wadukoreye, ntuzahwema kubikora na n'ubu uracyadukiza. Bibayo ubutayu nta byiza bibayo, yemerera Mana we gendane nawe, ubutayu nta byiza bibayo, ubutayu nta byiza bibayo, ubutayu nta byiza bibayo. Imirimo wadukoreye irakomeye, wabanye natwe mu buzima bwacu, na munsi uracyabara, waratugaburiye dushonje. Haleluya, niyo mpamvu twifuza kubana nawe iminsi yacu yose. Haleluya, ubutayu nta byiza bibayo,